iravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Nije nk'umushumba nka Pastor Shimiye cyangwa nk'abashumba duhari, kuko ntabwo ndi jyenyene, dufite abashumba benshi. Nije kukubwira ngo buri muntu wese akeneye ihumure. Ihumure riva he? Ihumure riva ku Mana. Nta handi hantu twavana ihumure uretse ku Mana. Bavandimwe, inshuti z'umusaraba, ndabinginga kugira ngo tucunguze uburyo umwe, twegere Imana, dusabane n'Imana, Imana izabana nawe. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, muvuge iby'ururutse imitima, mukomere mubabwire ko intambara zabo zirangiye. Reka mbabwire ngo urugamba twagwanaga rurarangiye, ibigeragezo twari turimo birarangiye, imibabaro twari dufite birarangiye. Hejuru y'imbaraga zaturwanya hari imbaraga z'Imana. Nimuhumure, muvuge iby'ururutse imitima. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, isi yose irakeneye iby'ururutse imitima. Turakeneye kumva ati tuzaba, muzabaho. Nongere mpanure ngo muzabaho, nongere mbivuge ngo muzabaho, nongere mbihanure ngo muzabaho. Hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana zimara no kuturwanirira. Yesu abaha umugisha. Narimo mbibwira ngo nimuhumure, icyago uko cyaje niko Imana ibihagaritse, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tubasuhuze mwese aho muri. Imana ikomeze ibaha umugisha. Pastor Shimiye ubifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Turabashimiye mwebwe mukomeje kudukurikirana aho muri hose. Twavuga ngo Imana ibaha umugisha. Nyuma y'ivyo turashaka kubabwira ngo ubuzima bujya bukomeza, ubuzima bujya bukomeza ahantu hose. Mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino, Imana ibaha umugisha. Umuraryamye, abandi muricaye, abandi barakeye, abandi burije, ariko turashaka kubabwira ngo hejuru y'imbaraga mubona zari zugarije isi, dufite igisubizo, kandi igisubizo cyiza. Igisubizo cyiza rero mukitegure, Imana igiye kutugirira neza. Abantu benshi bajya bavuga ngo corona nyene ni corona, uko yaje niko izagenda. Nimuhumure rero, hejuru y'imbaraga zitugwanya hari imbaraga z'Imana. Dawidi niwe yavuze gusa, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naranezerewe cyane igihe bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Nubwo uyu mwanya tutari mu nzu y'Imana, ariko inzu z'Imana ubu tuzifite mu ngo zacu. Nta yindi ntwaro dufite gukoresha muri iyi minsi, ni intwaro yo gusenga. Aho muri hose mbifurije gukomera, mbifurije kwirinda, mbifurije kudahungabana, mbifurije amahoro, mbifurije ibyishimo. Rero ndabizi aho muri hose mufite ibibazo bikomeye, mufite ibigeragezo bikomeye. Bamwe murafite ubwoba ati natwe turafatwa. Nimuhumure, ntacyo muri bube. Hejuru y'izo mbaraga muhanganye nazo hari imbaraga z'Imana. Reka rero mbahe icyanditswe, kuko ni akanya gato ko kugira ngo mbasengere. Mbahe icyanditswe kugira ngo dusengane Imana. Turasoma Yesaya ibice 40 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Vuge ibyororotsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zabo zishize, kandi gukiranirwa kwaho akubabarire. Mwakira ijambo ry'Imana. Biri jambo ry'ihumure nzanye ku bantu mwese mudukurikiye, kandi mukurikiye Blessing Miracle aho muri hose. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ijambo riravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, muvuge ibyururutsa imitima, mukomere muhabwire ko intambara zabo zirangiye. Buriya intambara zirakaze, kandi intambara ni mbi, ariko intambara yo kwicara mu nzu yo kubura
ahantu ujya kandi wari uhafite ni intambara ikomeye, intambara y'amasasu. Intambara y'amasasu iri kuvuga guhungira igitaramo, utava igitaramo ukajya n'ahandi, ariko intambara yo kuvuga ngo nimwicare mu nzu, iyi nayo ni nk'intambara. Ariko turashima Imana ko iyi ntambara atari intambara y'amasasu, atari intambara y'igihugu cyateranye n'ikindi, atari abantu bivumbiye ku gihugu, ni intambara y'isi yose. Intambara y'isi yose buri muntu wese aba afite, ariko dufite igisubizo. Imana ishimwe, dufite igisubizo tuvana muri Bibiliya. Bibiliya yavuze ngo nimuhumurize abantu banyu. Isi yose irakeneye ihumure, nanjye ubwanjye ndakeneye ihumure. Ndakeneye twumva ngo coronavirusi yarangiye. Kandi reka mbabwire bavandimwe mudukurikiye, buriya ikibazo cyose kiba ikibazo bitewe n'uko wacyitwayemo. Ushobora kwitwara ukavuga ati yo ndapfuye nandi, ugapfa utaragera igihe cyo gupfa. Ariko iyo utuje umutima, ikibazo cyose ndashaka kukubwira ngo kirarangira. Iravuze ngo nimuhumurize abantu banyu, mubahumurize. Nje nk'umushumba nka Pastor Shimiye cyangwa nk'abashumba duhari, kuko ntabwo ndi jyenyine, dufite abashumba benshi. Nje kukubwira ngo buri muntu wese akeneye ihumure. Ihumure riva he? Ihumure riva ku Mana. Nta handi hantu twavana ihumure uretse ku Mana. Abantu baduhumuriza igihe kikagera bakareka. Ariko ndashaka kubwira ngo iyi Imana yaduhumurije ntabwo ishobora kutureka, nta nubwo ushobora kwirengagiza ihumure duhaye. Rero nje nka profete ukubwira ngo nimuhumure, niko ijambo ry'Imana rivuze. Nimuhumurize abantu banyu. Inshuti muvandimwe, aho uri hariho hose, naho wicaye, naho uryamye, narinje kukubwira ngo akira ihumure riva ku Uwiteka Imana. Akira ihumure itava ku bantu, riva ku Uwiteka. Umuntu wese mu buzima bwe cyangwa mu mibereho ye aba akeneye ihumure. Aba akeneye ihumure cyane ko iminsi turimo, iminsi tugezemo, niyo minsi yo kuba twahumuriza isi, niyo minsi yo kuba twahumuriza Abanyarwanda, niyo minsi yo kuba twahumuriza abantu badukurikiye, niyo minsi yo kuba twahumuriza ingeri zose zikurikiye burasingimira. Rero urakeneye ihumure riva ku Mana, ryakire mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, muvuge ibyururutsa imitima, mukomere mubabwire ko intambara zabo zirangiye. Reka mbabwire ngo mpanure, noneho mpanure, ndahanura ngo intambara ya coronavirusi irarangiye, nimuhumure, irarangiye. Iyatumyiza niyirangije mu izina rya Yesu. Impamvu mbivuze ntafite ubwoba, impamvu mbivuze mbihagazeho, niko nzi ko Imana nkorera, Imana nizeye, Imana niringiye. Bibiliya ivuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebwe twiringiye gukomera kw'Imana yacu. Niyo mpamvu ijambo nanone rivuga ngo abasore b'imigende bazagenda bananirwe rwose, ngo ariko abategereje Uwiteka abo bazasubizwamo imbaraga. Ubuzima tuba turimo, amateka y'ubuzima tuba turimo, buri muntu wese aba akeneye ihumure. Uyu mwanya isi itewe ubwoba n'ibihe turimo, kandi ibihe turimo ntabwo bitworoheye. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye, ni ibihe umuntu wese aba agezemo akaba yumva ngo biracitse, akumva ati mu Bufaransa birakomeye, akumva ati muri Autriche birakomeye, akumva ati mu Bwongereza birakomeye, ariko nta bikomeye bihari. Isi nta mahoro ifite. Isi ni isi y'ibyago, ni isi y'ibigeragezo, ni isi y'intambara, ni isi y'amakuba, ni isi. Ariko ibi bintu byose bavandimwe, nimujye mubona bibaye, mujye mwitekereza. Uyu mwanya turi gusenga tuvuga ngo corona igende, ariko uyu mwanya corona nigenda tuzababwira ngo nimuze dusenge,
ariko biriya ari bya bindi by'abanyamitwe biriya ni bya bindi by'abapasiteri birirwa baza kutwiriza mu nsengero. Ubu se ko wiriwe mu nzu, ubu se ko uryamye mu nzu, nturi gusenga amasengesho y'intakirangoni. Ukwiye gusenga ugifite ibihe byiza. Umukristo akwiye gusenga atagifite ikimusengesha. Ejo nimba hamagara ati twafunguye, nimwongere muze turamya Imana, tunashime n'Imana, uzavuga ati aya nta mwanya mfite. Nyamara uyu mwanya uryamye mu nzu uri gusenga ngo Mana ndinde corona, Mana uyu munsi sinsuhuzanya, Mana agapfukamunwa sinkafite. Ibintu nk'ibyo niyo masengesho uri gusenga. Ariko dukwiye gusenga tutarahura n'ibibazo, dukwiye gusenga tutarahura n'ibigeragezo, dukwiye gusenga tutarahura n'akaga. Nimusenge kuko corona ihari, ahubwo mukomeze musenge. Mwaba muri mu bibazo, mwaba muri mu bigeragezo, mukomeze musenge kuko Imana yacu ntigira igihe, Imana yacu ntigira amasaha, Imana yacu ntigira amasegonda, isaha iyo ariyo yose. Muze dusenge. Ejo rero corona izaba yarangiye. Ubu ngubu hari umuntu najyaga ambwira ngo waje tugasenga. None yanyamamagara arambwira ati pastor ubu ngubu wambwira ngo dusenge ndambikeho ikiganza. Ati nabyemera, ahubwo ikibazo nakugeraho gute? Ati kuko ibihe turimo ni ibihe bikomeye. Ati abana banjye simfite icyo kubaha. Nyamara naramubwira ati akora amatelefone, murabizi ko ni umutekinisiye ukora amatelefone. Nyamara naramubwira ati ngwino dusenga. Agahita ambwira ati ariko turabona natakazi. Ati nkaza kugira ngo dusenge, nta mwanya mfite, ndi busy. Hari abantu baba barabaye busy, bakaba busy mu byabo, bakaba busy imbere y'Imana. Ariko ndatekereza ibibazo tunyuzemo ntabwo uzongera kuba busy, nta kizongera kwitwara imbere. Wanga gusenga iminsi bitaraza, ugasenga iminsi mibi yaje. Ubu hari abasengera imbere y'igitanda, Mana dutabara, mwirirwa mumanitse amaboko. Ariko ejo Imana nizamura ikiganza corona igahagarara, muzahita mwongera mwifate mudamarare. Abandi ngo kada murakomeye. Nta muntu ukomeye iyo icyago cyaje. Ubu abakomeye n'aboroheje barabuze ibisubizo, abaganga bakomeye babuze ibisubizo. None mwaretse tugatakambira Uwiteka akatwumva. Ariko reka mbabwire, igisubizo mfite ni iki ngiki: ni ugusenga, ni ugupfukama tukabwira Imana ikunamura corona kuri iyi si ya leta. Nababwiye ngo ejo nahuye n'umumasera arambwira buri ibintu by'abapadiri bo babigira ibanga. Ati Roma hamaze gupfa abapadiri 50 bishwe na corona. Hari n'undi ngo bajyanye mu gitanda, bamaze kumujyana bamuguriye kasike yo kuba yakwifubika. Amaze kureba umwana muto arimo apfa, yiyambura cya gikasike acyambika umwana. Aravuga ati yewe n'ubundi ndashaje, reka mpe uburenganzira y'umwana we. Umwana ariho, umusaza umupadiri yapfuye. Uwo yemeye kwitanga, yitanze azagaragara mu ntwari zitangiye abandi, zitangiye umuntu. Uwo ni intwari. Ariko reka mbabwire, nimuze dusengerere bavandimwe, inshuti z'umusaraba. Ndabinginga kugira ngo tucunguze uburyo umwe, twegere Imana, dusabane n'Imana, Imana izabana nawe. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, muvuge iby'ururutse imitima, mukomere mubabwire ko intambara zabo zirangiye. Reka mbabwire ngo urugamba twarwanaga rurarangiye, ibigeragezo twari turimo birarangiye, imibabaro twari dufite birarangiye. Hejuru y'imbaraga zaturwanya hari imbaraga z'Imana. Nimuhumure, muvuge iby'ururutse imitima. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, isi yose irakeneye iby'ururutse imitima. Turakeneye kumva muzabaho. Nongere mpanure ngo muzabaho, nongere mbivuge ngo muzabaho, nongere mbihanure ngo muzabaho. Hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana zimara no kuturwanirira. Yesu abamugisha. Narimo mbibwira ngo nimuhumure, icyago uko cyaje niko Imana ihagaritse mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ikindi turashima Imana ko mu Rwanda nta muntu n'umwe uricwa na corona, nta muntu n'umwe uragira icyaba, nta muntu n'umwe urakorwa n'isoni. Turacyazamuye ibiganza tuvuga ngo ikiganza cyawe kiracyakora, imbaraga zawe ziracyakora. Dufite ibyiringiro by'ejo hazaza kubw'icyo Imana yatuvuzeho kizasohora.
Yesu rero abaho umugisha aho muri hariho hose. Abantu mwari mudukurikiye nimuhumure yuko yaje nituzasubirayo. Data turamushimiye kuko uri mwiza, dushimiye izina ryawe rikomeye, dushimiye izina ryawe ry'imbaraga. Hejuru y'imbaraga zaturwanya, umanuye imbaraga zaturwanira. Urakoze ko twumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.